Imana ni nziza, turanezerewe kuko Imana yongeye kuduha aka kanya keza ko kugira ngo dukomeze kuganira mu ijambo ryayo. Ibi ngibi turabishimira Imana, ndetse dukomeje ibyigisho byacu bituyobora mu kwitungira amagara mazima. Twarangije kubona uko temperance yari yifashe mu bihe bya kera, twabonye nuko yari yifashe mu bihe bya Kristo ndetse no mu isezerano rishya ryose. Muri iyi minsi ya none tugiye kuganira ikintu kiyibangamiye, aricyo cyitwa irari. Irari rifite amagambo menshi umuntu ashobora gukoresha, ariko ashushanya ijambo rimwe ryitwa irari. Umuntu ashobora gukoresha iri jambo avuga kugira inyota ikabije y'ikintu runaka, kugira ubushake bukabije bw'ikintu runaka, mbega ibyo byose bikaba bisobanura irari. Irari ni imyitwarire iba mu ntekerezo z'umuntu, maze yaba yicaye mu ntekerezo z'umuntu akaba ariyo imutegeka gukora ibikorwa runaka ndetse no kubika ukwifuza runaka. Hari agatekerezo k'umwana umwe, iwabo bacuruzaga amabuye y'agaciro, maze igihe bacuruzaga amabuye y'agaciro yarayabonaga iminsi yose. Yarazi uko ameze kuko yayakoragaho akabona ni amabuye arabagirana. Nuko igihe kimwe, igihe yagendaga aza kubona ubuvumo, maze agira icyifuzo cyo kurungurukamo, maze arebyemo abonamo utubuye tubiri ariko turabagirana cyane. Maze igihe yatwitegerezaga, maze ati wirushya, ni ya mabuye iwacu bacuruza. Maze igihe yatubonaga yabonaga ari imari ikomeye, maze afata icyemezo cyo kwinjira mu buvumo. Ubuvumo bamwe babwita ikibare, abandi babwita umuhonga, ariko ngira ngo burumvikana. Maze aramanuka mo ikuzimu, maze ariko yajya kudufata akabona twegeye hirya, maze arongera aradukurikira, atugezeho agiye kudufata abona n'ubundi twegeye hirya. Maze agatekereza ko ubwo ari umwijima, habaga ari nijoro ataratugeraho neza, ariko akagenda yabona tugezeho neza, yajya gufata akabona twegeye hirya. Maze arakomeza aradukurikira mu buvumo cyane, ariko ahageze aradufata. Noneho mu kudushyikira yumvise ikintu gituritse kivuze ngo paw, ariko ahita acugusa intoki cyane, asanga ikiganza cyacitse. Ariya yari amaso y'inzoka, niyo yakomezaga gukurikira inzoka igakomeza kumuhunga, ariko aho bigeze imuca ikiganza. Nguko uko ibyo turarikira bitugendekera iyo tutabifiteho amakuru ahagije. Uyu munsi turakomeza kuganira aya magambo arebana n'irari. Irari ry'uburyo bwose mu mibereho yose. Irari tugira iyo tutarifiteho amakuru ahagije, hari ingaruka mbi zikomeye zitugeraho. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 16 handitswe amagambo avuga ngo, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Ibikurura intekerezo zacu, ibikurura imibiri yacu, ibyo byose ntago bituruka ku Mana, ahubwo bituruka mu isi. Mu isi yanduye, isi yandujwe na Satani. Abahanuzi benshi, abanditsi benshi, cyane cyane mu byanditswe byera tubona mu isezerano rishya, bibanze ku guhugurira abantu b'Imana kwirinda irari. Yuda igihe yavugaga, yahanuye abantu bitotomba, abantu babubura, abantu bakurikiza irari, kandi nanone abantu bubahira abandi,
kubakuraho indamu runaka. Na Yohana nawe yavuze byinshi birebana n'irari, ndetse na Petero inshuro zirenga 6 yahanuye iby'abakobanyi bakobana bakurikiza irari ry'imibiri ndetse n'imigenzo y'isoni nke. Ndetse Yakobo nawe yakomeje asaba abantu kwitondera irari ry'ibyo bagira, kuko yababwiye ko mu masengesho akenshi basenga ntibasubizwe kuko basaba ibyo kwayisha irari ryabo. Na Paulo yabivuze atyo. Ni abahanuzi benshi, ni abanditsi benshi, ni abantu b'Imana benshi bagiye batanga umuburo ku kutagengwa n'irari ry'umubiri. Satani ategera abantu bari mu isi ku bintu bitatu, ariko ikintu gikomeye kuruta ibindi ni irari ry'umubiri. Ikintu cya mbere ategesha abantu bo ku isi ni umubiri. Icya kabiri ni ubuzima babayemo cyangwa se sisiteme uko yubakitse. Icya gatatu ni Satani ubwe ubazanira ubushukanyi. Turebye ku mubiri tubona uko Dawidi yabivuze asobanura muri Zaburi, avuga ati abanyabyaha batandukana n'Imana uhereye bakivuka, kuko iyo bavutse bahita batangira kurarikira ubusambanyi, ubusinzi, guheheta, ubwomanzi, ubusambo, ubugugu ndetse n'ibindi. Umuntu w'Imana Paulo yabonye uko imibiri yacu iremye, yabonye uko duteye, abonye uburyo icyaha cyaritse muri twebwe, abonye uburyo kamere muntu irwanya Imana, maze aravuga ati yemwe ga ndagatoye, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Nshuti bavandimwe, imibiri yacu uko imeze ibyirarikira ni ibibi gusa, ni ibyonona gusa, nicyo gituma tudakwiriye kuyumvira. Ikindi cya kabiri ni ubuzima tubayemo, sisiteme tubayemo, akazi dukora, aho dutuye, ubucuruzi dukora, imodoka tugendamo, ibintu byose. Hari urugero Yesu yatanze igihe yasobanuraga abantu bubatse inzu. Aravuga ati uwa mbere yari umupfapfa, maze yubaka inzu, maze aracukura, ashinga inkingi mu musenyi no mu bitaka. Maze haciye iminsi n'umunyabwenge yubaka inzu, ariko inkingi zayo azishinga ku rutare. Maze imvura iragwa, imivu iratemba, ariko byose byikubita kuri za nzu zombi. Iyo umupfapfa iragwa ngo ariko kugwa kwayo ntabwo kwabaye nk'ugusanzwe, ngo kuko kwabaye kunini. Sisiteme twubatsemo, sisiteme dukoreramo, uburyo tubayeho burakomeye. Nuko rero umuntu utubatse kuri Kristo ari we rutare, dore uko bimugendekera: amadeni menshi, amarezi y'abana, amashuri ya weekend program, ibimusaba kongera nivo, ubushomeri buhari, kubura imodoka agendamo, gukodesha, kwifuza gukira vuba, umugore bakora n'umukunda cyane, umugabo bakora n'umukunda cyane, imibereho yose akoreramo, imisoro ya leta, ibyo byose uko byakabaye biraza bikikubita kuri iyo nzu, maze kugwa kwayo kukaba kunini cyane. Ariko abubatse ku rutare bakomeza gushikama kugeza ku mperuka. Nanone hari n'urundi rugero Yesu yatanze. Aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto ajya kubiba, maze zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu nzira, izindi zigwa mu mahwa. Ariko igihe yasobanuraga izo mu mahwa, ngo maze ziramera, zigeze hagati, maze ya mahwa araziniga. Ari akazi k'ubu kameze nk'amahwa. Hari umuntu ugiye kubona agiye kuva mu ishuri, hari umuntu ubukene buteraniyeho, hari umuntu wabuze uko agira,
ibyo byose biratutumba, maze za mbuto za Kristo zari mu mitima yacu zari zatangiye kumera, maze ayo mahwa yose tubayemo akaziniga. Nshuti kandi bavandimwe, urundi rugero rwa gatatu ni Satani ubwe wiyizira. Yabanje kukugerageresha umubiri, arangije kugerageresha ubuzima ubayemo, maze nawe ubwe araza. Igihe Yobu yari yicaye iwe, umugaragu we yaraje aramubwira ngo umuriro w'Imana wamanutse mu ijuru maze ugutwikira ibintu. Byari byoroshye gutekereza uburyo Imana ubwayo ariyo yarambura ikiganza ngo igirire nabi abayiringira. Ni ukuri ibyago biva kuri Satani, ariko umuntu aramubwira ati ni umuriro w'Imana. Nshuti kandi bavandimwe, umugambi wa Satani ni uko twibagiza Imana, maze ibyago duhuye nabyo. Hari indirimbo njya numva kuri radio ivuga ngo acha kulia Mungu anakujaribia, ngo ebu tulia. Aya magambo ni amagambo akomeye, kuko yerekana ko umuntu wese uri mu bibazo ari Imana ibiri kugira ute, iri kumugerageza. Ariko mu isi harimo ikiganza cya Satani kitubuze pfo na ruguru, kandi gishuka abapfapfa kugira ngo bihakane Imana, kandi gikururira abantu bose gusuzugura Imana yabaremye. Nuko Satani rero icyo akoresha gikomeye cyane, aho afite imbaraga, ni ku mibiri yacu. Irari ni ikintu gikomeye, ni akaga, ni akaje gushikira, ni ishyano, ni nka nira cya cyuma bashiraga ku ijosi ry'inka, cyahoraga kiyitsikamiye iri guhinga, idashobora kwegura ngo ikikureho. Irari muri iki gihe ni nk'icyo cyuma, ni nka nira iba ku bitugu by'abapfapfa, izakomeza kubatsikamira iminsi yose kuzageza bapfuye. Bavandimwe, irari ni ikintu gikomeye. Mwirema Imana yifuzaga yuko abantu bayo bagubwa neza, ntiyifuzaga ko bamenya ibibi, ntiyifuzaga ko bamenya uburyo guhunga bimera, ntiyifuzaga ko bamenya uburyo inzara iryana, ntiyifuzaga ko bamenya uburyo gupfusha bimera, ntiyifuzaga yuko bamenya uburyo imitezi imera, uburyo hepatite zimera, uburyo malariya zimera, ahubwo yifuzaga yuko bagira amagara mazima iminsi yose. Ariko irari ritangira kuburira mu mitima yabo, irari ryo kwifuza, maze Satani atangira kuvugana nabo, maze atangiye kuvugana nabo, batangira kugira inyota y'ikirenga, batangira kumenya ibirenze ibyo bazi, maze uku kurarikira icyo kwabazaniye ni ugutandukana n'Imana. Maze bamaze gutandukana n'Imana, maze Imana ibabwira imivumo yose bikururiye, imivumo itandukanye. Maze abantu batandukanye n'Imana mu minsi mikeya, niho Adamu na Eva bari bahagaze hejuru ya Beri, bategereje yuko abyuka, bagakomeza kumukomanga ngo haguruka, ariko yamaze gupfa. Bemeye neza yuko yapfuye, ari uko babonye atangiye kubora. Maze niho babonye irari icyo rizanira umuntu, yuko ari urupfu no kumutandukanya n'Imana. Irari rituma abantu batandukana n'Imana ku buryo bukomeye cyane. Irari riratutumba, rikabyara gucumura, kandi uku gucumura nibyo bituma tuba abanzi b'Imana. Ndetse umuntu w'Imana Yesaya, igihe yerekwaga na Mwuka w'Imana, Imana yaramuhishuriye ko abantu uko barushaho kwigomeka, uko barushaho gukurikira imibiri yabo, uko barushaho gutwarwa n'irari. Maze Yesaya 66:4, Imana iramubwira iti, none nanjye nzabatoraniriza ibibashukashuka, mbateze ibibatera ubwoba,
kuko ubwo nahamagaraga ari ntawanyitabye, igihe navugaga ntibumvise, ahubwo bakoraga ibyo nanze bagahitamo ibitanezeza. Nshuti kandi bavandimwe, natwe muri iyi minsi iyo duhisemo kutumvira Imana, iyo duhisemo gukora ibyo Imana yanze, iyo duhisemo gukora ibitayinezeza, twikururira ibishuko byinshi, tukiroha mu bidutera ubwoba, maze amarira n'agahinda nibyo bikomeza kuba umusaruro wacu. Nyuma y'icyaha ibintu byari bitangiye kuba bibi, isi yari imaze guhura n'umuvumo ukomeye. Uwa mbere nuko abantu bari bariye kwitunda, Imana yababujije nk'ikimenyetso cyo kumvira Imana, maze batandukana n'Imana kubwo kugerageza, kubwo gushidikanya ubushake bwayo. Maze umuvumo wa mbere winjira mu isi ubwo bari bamaze kwirukanwa muri Edeni. Umuvumo wa kabiri uza kwinjira mu isi cya gihe isi ubutaka bwasamye bukamira amaraso y'umukiranutsi. Umugabo witwa Lameki niwe wabyaye umuhungu amwita Nowa, maze abyara Metusela, abyara na Nowa. Metusela ndetse Lameki niwe wabyaye Nowa, maze aravuga ati uyu nguyu niwe uzadukiza umuruho wo gukomeza guhinga ubu butaka Uwiteka yavumye. Nuko uhereye icyo gihe, kuko ubutaka bwari bwaravumwe, abantu mu byo kurya byabo baryaga amatunda, bakurira bagasoroma hejuru bagaca maze bakarya. Maze Imana ku byo kurya byabo yongeraho imboga. Maze Imana irababwira iti ubutaka buzamera amatovu, buzamera imikeri, ariko kandi nawe uzaja urya imboga zo mu murima. Bwa mbere basoromaga amatunda yo mu biti hejuru maze bakarya, maze ku byo kurya byabo, kuko bari bamaze gutandukana n'Imana, maze ibyo kurya byabo Imana yongeramo imboga. Imaze kongeramo imboga, ariko icyo gihe ntibyaba birangiye. Uko umuntu arushaho gushayisha, niko n'ibyo kurya bimutunga birushaho kugenda bihindagurika. Turaza kubibona neza. Bwa mbere baryaga imbuto, ariko icyaha kije mu isi, imibereho yabo itangira kugabanuka, ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, kugira ngo bongere bamara iminsi batangira kurya imboga. Ndetse Bibiliya ntigaragaza neza igihe abantu batangiye gucukura mu butaka ngo barye imizi y'ibiti, ngo batangire kurya ibijumba, batangire kurya amateke, batangire kurya ibirayi. Ariko abahanga baracukumbuye berekana yuko n'ubundi mu bihe bya kera, mbere yuko ibijumba biza kuvumburwa muri Amerika y'Epfo, n'ubundi abanyaburayi bagiye basanga muri Amerika y'Epfo abitwaga les Amérindiens, n'ubundi basanze bo bari basanzwe barya ibijumba, barya ibirayi, barya ibiryo biboneka mu kuzimu. Nuko imboga hiyongeraho kurya imizi cyangwa ibiryo biboneka mu butaka by'ibinyabijumba, ariko ibyo nabyo ntibyabaho ngo bibe bihagije abantu. Ibyo binyabijumba batangiye kubirya, ndetse igihe Imana yendaga kurimbura isi, Nowa amaze kwinjira mu nkuge, niho inzara yatangiye gutera, nta bindi byo kurya bihari. Maze Imana noneho imutegeka gutangira kurya inyama, ariko muri izo nyama Imana itangiye kumutegeka kuzirya kubera ubukene, maze noneho atangira kurya inyama, ariko zikaba ari iz'inyamaswa zitazira. Imana niho yamutondoreye ati dore uzafata inyamaswa zizira, ujye ujyana ibisimba bibiri, ariko izitazira ujyane 7, kuko bidakwiza imyanda, kuko bifite ingorane nkeya. Maze niho Nowa n'abahungu be batangiye kurya inyama. Ariko inyama ntabwo byagarukiye aho ngaho, kuko mu gitabo cya 2 cy'Abami, reka tuharambure tuhasome mu gice cyaho cya 6,
igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 6 duhereye ku murongo wa 24. Mwibuke yuko hari umuntu w'Imana wabonye umugaragu w'Imana witwa Elisa, maze uyu mugore amubonye ngo yari umushunemukazi, aramubwira ati jurazi wanje maze uzurye, maze amwubakira inzu hejuru muri etaje. Elisa akajya harara ahacumbika, maze Elisa aramubwira ati none hari ikintu kigiye kuba muri iki gihugu, haguruka wigendere. Maze uyu mugore arahaguruka aragenda nk'uko umuntu w'Imana yabivuze. Maze amaze kwigendera mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya 6 umurongo wa 24 ngo hanyuma y'ibyo Beni Hadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose, arazamuka atera i Samariya arahagota. Ngo maze i Samariya hatera inzara mbi cyane. Byari byoroshe kuvuga ngo hatera inzara, ariko iyi nzara ntiyari isanzwe, ahubwo yari inzara mbi cyane itameze nk'izisanzwe. Ngo barahagota, ngo ndetse kugeza aho baguriye ku isoko muri za busheri aho bacuruza inyama za zindi zitazira, inuma, inkoko, intama, ihene, inka, za zindi Imana yabatoranirije bashobora kurya, zashize mu mujyi zirarangira burundu. Maze noneho haza indi alternative, ubundi buryo, ukundi kwirwanaho. Hari ibyo kurya bitari bigenewe abantu, uhereye ku mboga. Ibyo ni ibindi byagiye byiyongeraho kubera ikibazo cyari cyavutse, ariko bari bahawe imbuto ku ikubitiro, ariko nyuma hiyongeraho imboga, bukeye hiyongeraho inyama zitazira. Maze iki giheho inzara mbi cyane 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 iratera, maze igihanga cy'indogobe, atari inyama z'indogobe ahubwo igihanga. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ujya kugaya inyama z'igihanga akanda kuke. Maze rero igihanga nagerageje kuje ndakanda gutya ndavuga ntiyaba ndinka ngo mbe ndibwa umuntazo basangamo, ariko igihanga nk'iki ngiki cy'indogobe ngo bakakigura ibice by'ifeza 80. Maze noneho ngo igice cya 4 cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma kakagura ibice by'ifeza 5. Igihanga cy'indogobe n'umwami yajyaga ku isoko akakigura. Bati none se weho ntabwo uri umwami? Ngo ibintu byarahindutse, ibintu byarakomeye, ubu nta kundi nukwirwanaho. Maze umutambyi akajya ku isoko, umurewi akajya ku isoko, igihanga akagicisha cy'indogobe ngo ajye kukiguguna n'umugore we n'abana. Batari kwizina inyamaswa zizira. Ati ntabwo mperuka kubisoma, ubanza byarahindutse. Igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80. Mwibuke ko Yesu bamuguze ibice by'ifeza bingahe? 30. Nukuvuga ko igihanga cy'indogobe cyari kugura ba Yesu 2, hagasaguka ibindi bice by'ifeza 20. Noneho ngo kimwe cya 4 barasukaga gakondwe kakuzura, sinzi uko kangana, bakajya baragabanya bakagerenjura, babona twenda gushiramo ari amahurunguru y'inuma. Bati noneho ni ibice by'ifeza 5. Yosefu bamuguze ibice by'ifeza 20. Nshuti kandi bavandimwe, hari ibyo kurya byagiye byiyongera ku meza yacu kubera ibibazo, kubera kaga. Twirukankire mu Gutegeka kwa kabiri 28:53. Gutegeka kwa kabiri 28:53. Imana yari yarabihanuye, yababwiye yuko batazarya gusa ngo bagarukire ku nyamaswa zitazira,
ahubwo ko hari n'ibindi biziyongeraho kubera icyaha, kubera ingorane. 28:53 maze Mose amagambo aturuka ku Mana ayabwira Abisirayeli, ababwira uburyo bakwiriye kubaha Imana. Ati nibitazaba ibyo muzaba ibivume mu midugudu, muzagira akaga. Ni imivumo yababwiye. Maze 5:3 ngo uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho, ye guha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azabariye, kuko ari ntacyo asigaranye. Ndetse arakomeza ati kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Umugore muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azareba n'imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Ngibi ibizira byagombaga kwiyongera ku isahane y'abantu kubwo gucumura no kubwo kwanga kugengwa n'Imana. Irari ry'ibyaha ntacyo rizana. Maze uru rutonde rwose rw'ibintu byose byaje kubw'icyaha, abantu nibyo bifashisha mu minsi mikuru aho kubyifashisha ku minsi y'ibiriyo no kuboroga no kwibuka uko umuntu yacumuye. Ibi byose nigeze kubona abaganga bari gusobanura, bari kutwigisha uburyo twajya gutanga amaraso, maze baraduhugura bati dore amaraso tutemera ayariyo: umuntu urwaye, umuntu ukorora, umuntu ukaya, umuntu umeze gutya. Ndetse bazana n'urupapuro, maze mu bibazo bihari bakavuga ngo mbese urubatse, maze ugasubiza yego cyangwa oya. Maze uwasubije yego bakamubaza bati none uheruka gukora imibonano mpuzabitsina hanze y'urugo rwawe ryari? Maze ngo basanga ari bitararenga amezi 6 amaraso ye ntibayakire. Basanga umuntu akora imibonano mpuzabitsina nabo basangiye igitsina, nawe amaraso ye bakayanga ntibayakire. Maze bagatanga amabwiriza menshi, maze umuntu watsinze ibyo byose bakabona yuko ari mutaraga, amaraso ye bakayafata. Ariko bamara kuyafata ntibashira amakenga, bakongera bakayajyana muri laboratoire, bakongera bakayapima. Bamara kuyapima babona ari mazima, arwaye apfuye bakayamena, amazima bakongera bakayabika. Nabwo umuntu yaza arwaye arembye bakabanza kumutera inshinge, bakamuha ibinene, bakamuheke, yaba ageze ku rwego rwo gupfa, rwa rwego rwa nyuma seromo zananiwe, bakabona kumutera ya maraso, nubwo bayapimye bagasanga ari mazima. None iki kibazo kirabaza ngo none umuntu aje ari kwigenza ariko akavuga ati mfite amaraso make, none mureba yo mu ntera. Abaganga bati ntago twakwemera, kuko amaraso akoreshwa ku munota wa nyuma, ibindi byose byananiranye. Kubera ko baravuze bati hari indwara zandura maze zikamenyekana ari uko zimaze mu mubiri igihe kirenze ukwezi kumwe cyangwa amezi 3. Umuntu ashobora kuva gusambana nimugoroba
yanduye agakoko gatera sida, abasha kukanduza abandi ariko utagapima ngo ugasangemo, maze bya bisubizo bya bindi bamubaza byose akabeshya. Banapima kuko bitarare bimaze umunsi umwe gusa ntibabonemo ka gakoko. Maze noneho rero umuntu bayateye, urumva ko uko biri kose ashobora kwandura iriya virusi itera sida. Bati niyo mpamvu umuntu n'ubundi ugeze igihe cyo gupfa byarangiye, twifuza ko yakongera guhumeka wenda indi minsi, ariwe dutera ya maraso. Byibura byahuza na bushike, ayo maraso ukaba utarabeshye, ukaba waratanze amaraso mazima. Hari ibyo kurya, hari imiti, hari ibintu bikoreshwa muri iki gihe, ariko byakagombye gukoreshwa ku munota wa nyuma, ibindi byose ari uko byanze. Turiga ku bijyanye n'irari ry'umubiri. Irari ni ukuryitondera, ni ukuritegeka ntirigutegeke, kuko rizana akaga gakomeye. Hari umuhanga umwe yakoze akantu kuri WhatsApp, maze umubyeyi ahagarika umwana hejuru ku kantu, maze amuhagarara inyuma, maze aramubwira ngo ngaho ijugunye ndagusama. Umwana ati none ningwa? Ati humura ndahari ndagusama. Maze umwana arijugunya, maze agiye kwijugunya, ise arahigama, umwana yikubita hasi. Maze umwana aguye ati kuki wandetse? Ati nagira ngo nkwigishe ngo ntuzagire uwo wizera. Muri iyi si ibintu birakomeye ku buryo kugira ngo wizere ari ikintu kiruhije. Abantu ku bitaro byitwa Kinihira, by'ikinihira ni ibitaro ubu byabaye ibitaro by'intara, hapfiriye abarwayi 3 bapfira umunsi umwe, ariko n'abandi barwayi 18 bari baryamye mu mavuriro azengurutse ibyo bitaro bazira kurya inka. Ariko iyi nka igihe babazaga agronome aravuga ati ntago nari nayibonye, ntago nzi igihe bayiririye. Ariko wayimanitse ayicuruza yavuze ko agronome yayipimye. Birakomeye kugira ngo tugire abo twizera. Igihe narebaga kuri BBC, ariko nasubiye kureba mu gitondo nsanga ayo makuru yarahavuye, basobanura ikigo kimwe mu bitunganya inyama z'inka barakireze, bibari mu nkiko yuko hari ibihe bamaze bashira inyama z'ifarashi mu bikombe, maze bakamadikaho ibyapa byerekana ko bacuruza inyama z'inka. Epfo nanone muri Swaziland hari ikigo nanone gitunganya inyama z'inka. Hari ikinyamakuru cyari cyadutse kirimo kwamamaza inkuru ngo hari ibikombe bapatsemo inyama z'abantu, maze icyo kigo nacyo kiri mu nkiko kivuga ngo baradusebeje, bari kwisobanura bavuga ngo nukugira ngo babure isoko. Ariko burya nta nduru ivugira ubusa. Dukwiriye kwitondera imibiri yacu kuko ari insengero za Mwuka w'Imana. Muri iyi minsi ya none ibintu birakomeye cyane, si irari ry'umubiri gusa, ahubwo Petero, urwa mbere rwa Petero igice cya 4:7 yaravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Mwirinde ibisindisha kugira ngo mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mwirinde ibivangira intekerezo zanyu, mwirinde ibisindisha, mwirinde ibibashira mu kaga, kugira ngo mubone uko mugira umwete wo kwibanira n'Imana, umwete wo gusenga. Muri iyi minsi ya none hari imbuga nkoranyambaga zirirwa zizereraho amakuru atandukanye, ibitekerezo bitandukanye, maze bya bitekerezo muri byo uko ukomeza kubisoma, maze wakoresha umutima w'ubwenge, ugasanga harimo amahame Satani akomeza kugenda acengeza anyushije mu nkuru zisekeje gusa. Hari inkuru
bigeze kujya batambutsaho ngo umugabo yarapfuye, ngo maze ajya mu ijuru, ngo maze abona intebe y'Imana, ngo arayibwira ati buvuyeho nicare nanjye ndebe mu isi. Ngo maze aricara, ngo maze akabona umugabo uza gusambanya umugore we n'umukobwa we. Ngo maze igihe yabirebaga ngo ahita abwira Imana ati subira ku ntebe yawe, niweho akwihanganira kureba ibintu nk'ibi. Maze iyo nkuru rero ikomeza gukwiragira hose, ariko ibitse ihame rimwe rikomeye cyane tukirwana naryo, tuzakomeza kurwana naryo. Ihame rivuga ko wapfuye ajya mu ijuru. Inkuru zose maze bakerekana ngo umuntu ngo yatwaye ngo umukobwa, ngo maze aramubwira ngo ntizi ikoti, ngo ararimuha, ngo ikindi gihe aje kumureba ngo abajije ati yagiye he, ngo yarapfuye, ngo none se mwamuhambye he, ngo bagiye ngo bahasanga rya koti, ngo ari wowe wabigenza gute, ngo ngaho kora sheya. Satani yakoze uburyo bwinshi akomeza kohereza inyigisho ze n'amahame ye kugira ngo abantu bakomeze basinde, maze babura umwete wo gusenga no kuba mu nzu y'Imana. Uzajya ufungura muri groupe ubamo ya WhatsApp, maze uhita usanga message 65, undi asange 20, indi groupe usange 15, maze umwe yanditse ngo hayi, hepfo ndati fine, undi atumeze uti, undi ati neza, hepfo imvura yaguye, maze usome ibintu 60, nubirangiza ufate n'indi groupe, na usome ibindi bintu byamwaramutse mumeze mute ko wabuze maze usome ibindi 20. Nuko ibyo byose nibimara kuzura mu ntekerezo zawe, uba umaze kunanirwa udashobora kwiga ingingo y'amigisho ngo uyirangize. Pawulo aravuga ati iherezo rya byose riri bugufi, mwirinde ibisindisha kugira ngo mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ndetse irari ry'imibiri yacu riduteza akaga ntago rigarukiraho gusa, ahubwo muri iyi minsi ya none amahoteli asigaye afite amafaranga cyane. Abanyamahoteli n'abanyamavuriro ni abantu amafaranga yabo arushaho kwiyongera mu mahoteli, kuko umugabane munini ariho hakorerwa ubusambanyi. Ubusambanyi ni imibonano mpuzabitsina cyangwa kuryamana cyangwa kurongorana hagati y'umuhungu n'umukobwa, umusore n'umugore cyangwa umukobwa n'umugabo, abantu batasezeranye imbere y'Imana. Nuko ibyo byose rero nibyo biteye akaga muri iki gihe, ari ugusomana, ari ugukorakorana, ari ukwicirana amaso, ari uguterekerana amaso wowe n'uwo mutasezeranye. Ibyo bikitwa ubuhehesi, bikitwa ubwomanzi, kandi ibyo byose bikaba ari kizira kuwiteka. Imibiri yacu dukwiriye kuyitegeka, kuko irari ry'iki gihe niryo ryicara mu ntekerezo z'umuntu maze rikamuyobora. Ntabwo ari irari, ntabwo ari ururimi wafata, ntabwo ari ijisho wanogora, ahubwo ni ikintu cyicara mu ntekerezo, maze umuntu agahaguruka akambara inkweto agafata telefone, irari rimuyobora rwose, agatega moto, irari rimuhagaze hejuru, kandi nawe ubwe atabasha gufata icyemezo ngo asubire inyuma ngo bikunde. Birakomeye cyane. Umugabo umwe witwa Natani yasanze Dawidi, maze amubwira amakuru akomeye. Aramubwira ati mu gihugu twabonyemo umuntu, ariko uwo muntu aratangaje, ni umukire cyane, afite inka, afite intama, afite abagaragu, afite amasho, afite ibintu byinshi. Noneho ariko aturanye n'umukene, afite agatama kamwe, yemwe arara gapfumbase kuko niko konyine yigirira. Ariko none mu munsi washize wa mukire yaje kugira abantu,
abashyitsi bamugendereye ajya kwaka wa mukene ya ntama, arayibabagira arabazimanira. Maze Dawidi akibyumva ahita akurikira mu bitabo gutegeka kwa kabiri havuga ngo uwibye intama nayifatanwa azayirihekane. Ni nacyo Zakayo yakoresheje avuga ati uwo nambuye wese ndamuriha kangahe? 4, kuko amategeko ariko avuga. Nuko Dawidi ati uwo muntu rero ayirihekane, ariko ikindi nanone apfe. Icyo gihano cyo ntago cyari kiri mu mategeko, yagombaga kwishyura gusa bikarangira. Ariko wafata icyemezo ati ahubwo anapfe, hari uguhana hakaba no kurengerera. Maze Dawidi Natani aramubwira ati uwo muntu ni wowe, kuko wishe Uriya maze ugatwara umugore we. Maze Dawidi akibyumva maze agira ubwoba bwinshi, arababara cyane kandi abona n'uburemere bw'icyaha yakoze. Maze Natani ku murongo waho mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 uwo murongo wa mbere niho tubibona kugeza ku wa 15, niho tubona ikiganiro gikomeye cyane kirambuye yagiranye na Dawidi. Maze umurongo wa 11 niko kumubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo Nuko. Igitabo cya kabiri cya Samweli 12 ku murongo waho wa 11 niho turi buhere. Dawidi maze Natani aramubwira ngo Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguteza ibyago bikomeye nk'ingaruka z'icyaha. Nzaguteza ibyago bikomeye, kandi ubwo wabikoze wihishe, wowe umugore wawe nzamuha umuturanyi wawe aryamane nawe, amurongorere ku gasozi rubanda bashungereye. Maze Dawidi yumva ni ikintu gikomeye, akomeza kwihana ati nacumuye ku Uwiteka koko. Ariko iki cyaha cyari icyaha gikomeye, kandi ijambo rivuye mu kanwa ku Uwiteka ryagombaga kuzasohora, kuko mu gice cya 16 ku murongo wa 21 ibi niho byabaye. Ahitofeli abwira Abusalomo, maze aramubwira ati taha ku nshoreke za so yasize mu rugo, maze Abisirayeli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane. Ngo nuko babambira Abusalomo ihema hejuru y'inzu, bafata inzu bajya hejuru ku gisenge, maze bahubaka ihema. Abisirayeli bose barashungera, maze bazana abagore ba Dawidi, maze umwe akajya yinjira mu ihema. Aburahamu akamurongo Abusalomo ngo aherako ataha kuri izo nshoreke za se, Abisirayeli bose babireba. Iki cyaha cy'ubusambanyi kirahanwa cyane, ni icyaha gikomeye, ni icyaha gitera kaga. Nuko iki cyaha gikora ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere gitandukanya umuntu n'Imana, ni irari rituruka ku maso. Dawidi yarari kuzerera gusa hejuru y'inzu, abona umugore mwiza, maze amaso ye aramutwara cyane, maze irari ry'umubiri riramutegeka aramutumira. Nuko uhereye ubwo Imana yavuganaga na Dawidi, ikamubwira ijwi ryayo akaryumva, akayigisha inama, maze Imana ntiyongera kuvugana nawe, ahubwo ikajya imutumaho abahanuzi. Niko umuntu wese wacumuye, niko umuntu wese wirunduriye muri iki cyaha, Imana itandukana nawe, kuko Imana ntabwo ibasha kubana n'umunyabyaha ngo ibe mu mutima wanduye. Ikindi cya kabiri, uretse gutandukanya umuntu n'Imana, ariko nacyo kirakomeye. Ibintu byose byagenda, akazi wakabura, imitungo yashira, ibintu byagushiraho, ariko ugakomeza kubana n'Imana. Ariko Dawidi yatandukanye n'Imana. Ikindi cya kabiri,
nuko iki cyaha iteka ryose kizana urupfu. Bizamara amezi 2, bizamara imyaka 2, bizamara imyaka 5. Ingaruka zacyo zizaguma mu ntekerezo zawe kandi ntibizabura kukuzanira urupfu. Natani abwira Dawidi ati, Imana yakubabariye, ariko nta kabuza umwana uzavuka azapfa. Maze uyu mwana igihe yavukaga, Dawidi arapfukama cyane, arasenga cyane, yambara ibigunira, ariko Imana iramubwira ngo nta kabuza uyu mwana azagira ate? Azapfa, kuko icyaha cy'ubusambanyi ni irari ry'umubiri, ni irari rikurura umuntu, ariko kizana urupfu uko byagenda kose. Nasomaga mu Itangiriro igice cya 34, umusore umwe witwaga Shekemu yari afite se witwa Hamori, isi akaba yari umwami w'Abahivi, ndetse na Shekemu akaba yari igikomangoma yitegura kuzaba umwami. Maze igihe kimwe umukobwa witwa Dina yigira gukina n'abandi bakobwa, maze aka gahungu kitwa Shekemu karamubona, maze karamukunda cyane, maze karamufata, kamuzana mu ihema ryako, kamufata ku ngufu, kamurongorera mu iryo hema ku mbaraga, maze basaza be bararakara cyane. Nsomye ku murongo wa 25, ntabanje uko bababwiye, barababwiye ngo nuko rero mugende, maze mwese abagabo bose bikatishe bakebwe. Maze ariko ngo ku munsi wa 3, umurongo wa 25, ureba icyaha cy'ubusambanyi cyakozwe n'agahungu kamwe kubera irari ryako rya gisore, dore ibyo ryazanye. Ngo maze ku munsi wa 3 barushijeho kubabara, abagabo bose bamaze kwikebesha. Simeyoni na Lewi basaza ba Dina bafata inkota zabo, batera umudugudu gitumo, bica abagabo bose, bica ka gahungu kitwa Shekemu, na se nawe baramusogota, babicisha inkota. Maze Dina baramutwara, maze intumbi zabo barazicuza, barazikunkumura, bakuramo ibintu byose, utuntu twose bari bafite, basahura mu midugudu, babahora ikintu kimwe gusa, gusambanya umukobwa. Banyaga imikumbi yabo n'amasho yabo n'indogobe zabo n'ibintu byari mu midugudu n'ibyo mu gasozi, banyaga ubutunzi bwose, bafata mpira abana babo n'abagore babo n'ibyari mu mazu yabo byose, kubera icyaha kimwe gusa. Iki cyaha ni icyaha gikomeye, iteka ryose kimena amaraso, kizana urupfu. Nicyo gituma iminsi itandukanye nugera mu nkiko, mu bunzi, mu nkiko zitandukanye, mu manza mbonezamubano, umugabane munini cyane zizaba zishamikiye ku busambanyi bwakozwe n'umwe mu bagize umuryango. Azaba ari umugore uri kurega ashaka umunani w'umwana we, azaba ari umwana uri kurega ashaka paternite, uwo agira se inkomoko, azaba ari abana b'umugore muto bari kurega ngo bagabane n'umugore mukuru. Imanza nk'izo inyinshi mbonezamubano zishamikiye ku busambanyi bwakozwe n'umwe mu bagize umuryango. Nabonye urugero rwa Samusoni. Samusoni kubera irari ry'umubiri we atabashije gutegeka, yarongoye umugore witwaga Delila. Maze ariko ntagiye mu nkuru zose, icyaje kuzamubaho nuko yagiye kwibona, yibona imbere y'Abafilisitiya yafashwe, maze bamubwira ko icyo baramukorera ari ikintu gikomeye cyane atazibagirwa mu mateka, kuko bamunogoye amaso, maze abaho mu buzima, amara iminsi myinshi azi neza yuko atazongera kubona ibyiza Imana yaremye. Nuko umuntu wese
winjiye mu busambanyi, amaso yaranogoka, ntiyongera kubona ibyiza bimuzengurutse, ntiyongera kumenya ubwiza bw'umugore we, ntiyongera kumenya ubwiza bw'umugabo we, kuko umutima we uba waratanyaguritse rwose, waramaze gutanyukira mu maguru y'abamaraya. Nshuti kandi bavandimwe, Samusoni yageze igihe gikomeye atagisaba gukira, ahubwo yapfukamaga imbere y'Imana agasengera mu mutima ati, Mana, icyampa ngapfa. Isengesho rya nyuma yarahagaze mu nkingi atabaza Imana ati, noneho mpimbaraga wenda kanya gato gusa, porera amaso yanjye, kuko icyaha cy'ubusambanyi cyari kimugejeje habi aho atakibasha gukira. Nicyo cyatumye Imana imwemerera, maze aritura ziriya nkingi, maze zimugwaho arapfa, n'Abafilisitiya bose bari kumwe nawe barapfa. Undi muntu witwa Amunoni igihe yasambanaga na mushiki we witwa Tamari, maze arangije aramwanga, noneho amwanga biruta uko yamukundaga, abwira abagabo b'abakozi be ati, mumuterure mumujugunyiriye aha. waba wanyuzemo n'ibirenge, maze ibirenge bikaba byagagaye, maze imbeho yamara gushira, wareba ku mano ukaza gusanga wasitaye ariko utabimenye. Ngira ngo benshi murabizi, iyo wagagaye ikintu gishobora kugukeba ntubimenye.
maze ibi bisimba iyo biba biri kurigata bikarigata, maze uko biri kurigata iriya nyama bigakomeza kuyirigata kubera ubukonje, kuko biba byagagaye, byajya kumva bikumva hatangiye kuza amaraso ashushe, byakumva hatangiye kuza amaraso ashushe, bikarushaho kurigata cyane, bikarushaho kurigata cyane no kuryoherwa. None amaraso ashushe akiyongera agakomeza kuza ari menshi mu kanwa, maze uko biri kuyamira bikumva birushijeho kuryoha, bigakomeza kurigata cyane, maze igisimba amaraso amaze gushiramo, kuko ya maraso cyarigataga ni amaraso yacyo ubwacyo. Icyuma cyamaze kukibaga, cyamaze kugera no mu muhogo hose, uko kiri kurigata gutya icyuma ariko kiri kwinjira, maze noneho ibisimba bikagwa aho ngaho. Bwaca mu gitondo baba Eskimo baza bagasanga ibisimba, kuko bitagira ubwenge ntago bishobora kwirinda, ntago bimenye ibibitera ibibazo, maze ibisimba biri aho ngaho bakabitoragura bakajya kubirya, bakongera bagatega izindi nyamaswa zisigaye. Nshuti kandi bavandimwe, icyo Satani akora muri iyi minsi nuko adushukisha irari ry'umubiri mu buryo ubwo aribwo bwose, nuko ibintu byose byabayeho kubw'ingorane, kubw'akaga, kubw'ishyano, akaba ari byo twifashisha mu gihe by'imbyino, mu bihe bitandukanye by'iminsi mikuru. Ahangaha irari ry'uburyo bwose, haba iry'amaso, haba iry'umubiri, haba iry'intekerezo, dukwiriye kuryirinda. Ni ukuri hari umugabo umwe wambwiye ati burya itorero ridufitiye akamaro, kuko iyo ukigera mu itorero kamere zose zakunaniye bimwe urabyihana, maze ibintu ukabikubita bikicara, maze ugakomeza ukabaho gutyo urwana nabyo, uko inyigisho zikomeza kugucengera ukagenda urushaho gusa na Kristo, gusa na Kristo. Na nicyo Pawulo yavuze ngo icyo nzi cyo, iyatangiye umurimo muri mwe nizawusohoza kugeza ku munsi wa Kristo. Ndetse Pawulo igihe yandikiraga Abakorinto, igice urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 29, yaravuze ati ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Imibiri yacu reka tuyibabaze, reka tuyigishe, reka tuyitoze. N'ingamiya barazitoza zikemera, n'indogobe bakazitoza zikemera, n'iyifarasi bakazitoza zikemera, ibisimba byamo yemwe n'imbwa barazitoza zikemera. Ariko noneho umuntu we ubwe akananirwa gutegeka umubiri we ngo awukoreshe uburetwa, awutegeke rwose, awutegeke gusa na Kristo. Nuko Pawulo aravuga ati ariko njyewe ndwana intambara nziza, ariko ntabwo meze nk'uhusha. Ndetse arakomeza ati mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa, ngo ahari nanjye ntagaragara yuko ntashitse. Ni ukuri Imana yifuza yuko ibintu byose nibimara guhinduka, nidushobora kurwanya imibiri yacu, nidushobora kurwana intambara nziza, nitwimika Kristo mu ntekerezo zacu, niho ibintu byose izabihindura bishya, niho tuzabona Yesu agarutse, niho tuzabona ijuru rishya n'isi nshya, niho noneho ibya kera ariho bizongera kugaruka, niho tuzasubira muri Edeni twabuze. Maze igihe marayika yerekaga Yohana uko bizaba bimeze mu ijuru, ibintu byose byabaye bishya, nta bantu bakirwana n'irari ry'imibiri yabo, nta bantu bakirwana n'imibereho yabo, ahubwo abantu bose batuje. Niho yabonye uruzi rw'ubugingo aho ruzaba rutembera, abantu bose barunywaho. Maze aravuga ati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo, cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uku kwezi gutashye, ngo kandi ibibabi byabyo byari ibyo gukiza amahanga. Ni ukuri reka dukumbure kuzarya ku giti cy'ubugingo, dukumbure kuzabona ibibabi bikiza amahanga, dukumbure kuzambara imibiri mizima itongera kurarikira ibyonona, itongera kugira irari, itongera kutugusha nabi,
itongera kudukururira urupfu, aho tuzabana na Kristo iteka ryose. Mbese ni bangahe bafatanya nanjye kurwana iyi ntambara ikomeye, gukoresha imibiri yacu uburetwa tukayangira ibyirarikira, kugira ngo ahari igihe kimwe tuzahagarara imbere y'Imana dutunganye. Mushyire ibiganza byanyu hejuru maze dusenge. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira cyane amagambo yose tumaze kubona. Turagusabye ngo uturinde irari ridukurura rikatugeza mu rupfu, ahubwo uduhe kubika Kristo mu ntekerezo zacu, mu izina rya Yesu, amen.